leta ntizongera guha ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga moto arizo amashanyarazi. Tubahaye ikaze rero mwewe mudahwema kugaragaza ko mudukurikira kuri Mezozone Media. Tukaba tugira rero ngo tuganire ku iki kibazo cyangwa se ku ikintu cya moto zikoreshwa umuriro. Ni nyuma y'uko rero muri 2024 cyangwa se 2025 by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, amakuru ari kuvugwa ni uko ngo leta itazongera guha ibyangombwa byemera gukora moto commercial trader, passengers cyangwa se trader commercial kuri moto zikoresha icyo bita lisansi kugira ngo habe icyo bita green. Rero akanga rero ngabagira rero ngo tuganire namwe bakunzi cyangwa se weho niba uri umumotari, twandikire muri comment cyangwa se unatubwire uko we uri kubibona. Ese nyuma y'uko ni moto rero itagira moteri cyangwa se moto igira y'amashanyarazi, ni moto igira battery, kuvuga ko rero by'umwihariko akaba ari moto zahereye mu mujyi wa Kigali ariko zishobora no kuzagera mu ntara. Ikibazo rero ahantu cyaba kiri, ese nimba itazongera guhereza ibyangombwa, ndavuga leta, bijyanye no gutwara ibinyabiziga no gutwara izi moto, ese abamotari bafite moto bizagenda ute? Cyangwa se amakuru ahari rero ni uko iyi moto abamotari bamwe na bamwe bagiye bibaza, ese ko ari igihe ufata moto ugashyiramo furutaka ukagenda witemberera, ese byagenda ute? Ariko igisubizo bavuga ko ari uko bigomba kugenda cyangwa se bagashaka amabateri menshi agiye atandukanye kugira ngo bakomeze bakore aka kazi. Ni ukuvuga ngo ni amasitasiyo agiye atandukanye. Rero ahangaha rero ni Mezozone Media, by'umwihariko tumuzi ko tugenda tubabwira byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'amategeko y'umuhanda, gutwara ibinyabiziga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo tujye tubasha kubana namwe. Niyo mpamvu rero inkuru ngiyi aba ari ingenzi kuri mwe muri gushaka kategori cyangwa se kuri mwe muri mu muhanda, kugira ngo inkuru ngiyi ijye ibageraho kandi zibagireho neza. Niba uri mushya, kora subscribe, cyangwa se nawe niba usanzwe kuri channel yacu, tubaye tugushimiye. Aho tugeze ni mwewe tubikesha. Ni inkuru rero dukesha B&B Kigali, cyangwa se Umwezi, aho natwe twaje gusanga hari inkuru imeze iteye itya, nyuma y'uko byaje gutangazwa na leta ko izi moto zitangiza ikirere arizo zikenewe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero by'umwihariko nk'ibigaragara ni byiza kuko bituma ikirere kigira, ariko leta yabitekerezaho. Ese abamotari, ngatwe by'umwihariko abamotari tumatarira mu ntara, ese niba muri 2025 izi moto zaba zitagira ku isoko zisanzwe zikoresha moteri, ese abo mu ntara bazajya baza muri Kigali, ese moto bazaba bagira muri Kigali, ntabwo bemerewe kwinjira muri Kigali, se bazaba baziparika mu ruhande rwa Kigali se, cyangwa batega indi se, cyangwa bajya bakomeza atembere akora ibyo ari gukora muri Kigali? Ahangaha rero babwira rero ngo mukomeze mubane natwe ku nguru ngizi zigiye zitandukanye. Nyaboneka rero niba uri mushya, kora subscribe. Ikaba rero ari moto rero nk'uko mubibona kuri screen zanyu, akaba ari ya moto ikoresha amashanyarazi. Aha kuko muri kubibona, akaba ari moto iteye itya. Niba rero wakunze video yacu, kora subscribe, ndagira ngo Nyagasani umwami w'ijuru agomeze akugwizirize amaboko.